Abaturage 700 bo mu turere 14 nibo bagezweho n'ibikorwa by'umuryango Trokea. Ibikorwa birimo inzu 150 zubakiwe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, gufasha abaturage gukorana n'ibigo by'imari ndetse no kugira uruhare muri gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge. Nyiranzabonima Oreri wo mu karere ka Gakenke n'umwe mu baturage bagezweho n'ibikorwa by'umuryango Trokea. Ikintu cyahindutse muri make nuko aho umugore yirwaga arira, nuko aho umugabo yirwaga mukubita. Ubu ngubu ikintu cyahindutse nuko ubu bari gufatanya bakajana mu bikorwa bibateza imbere, nuko ubu ngubu bari gufatanya bagakora ibikorwa bya leta, nuko ubu ngubu bari kuja muri za nzego zifata n'ibyemezo ndetse bagahera mu ngo iwabo. Uri kumva yuko mbere baritinyaga, ntibajaga mu nama, mbese nta kintu bumvaga bahera iyo ngiyo kubera bya bindi babagamo. Ariko ubu nibo bari gufata iya mbere, bakumva inama, bagakora umuganda, bagatangira mituweli igihe, mbese ugasanga bari gukorana byibuze n'inzego za leta. Umuyobozi w'umuryango Trokea mu Rwanda, Doni Mazingayizo, avuga ko ibyakozwe byari bishingiye ku bihe igihugu cy'u Rwanda cyari kivuyemo. Ubu ibikorwa by'isanamitima no gushyigikira gahunda z'iterambere rirambye bikaba ari byo bigiye kwibandwaho mu bikorwa biri imbere. Umunsi nk'uyu uduha imbaraga zo gukomeza. Nk'ubu iyo urebye icyerekezo cy'igihugu ndetse n'intego z'iterambere rirambye zo muri 2030, hari gahunda nziza cyane zituma tugomba kwegera abaturage tugakorana nabo. Kuri twe rero no gukomeza umubano wimbitse n'abafatanyabikorwa bacu kugira ngo bagere ku bantu benshi. Justus Kangwage, umuyobozi w'ishami rishinzwe imitwe ya politiki n'imiryango itari ya leta mu rwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB, ashimuye umuryango Trokea ko wageze mu Rwanda mu bihe byari bikomeye kandi ugakomeza gufatanya n'abanyarwanda kwiyubaka bitandukanye n'indi miryango yahise izimira itaragira icyo ikorera abaturage. Tuzi ko kuva 1994 bafatanije n'abanyarwanda amajyambere, ibyiza tumaze kugeraho nabo babigizemo uruhare. Twibukiranye ko bamwe batashye, baraje barasahura barataha bavuga ngo baje gufasha, ariko mu by'ukuri kwa ruguhaha. Ariko abangaba bo iyo babona imyaka 25 babanje gufasha gutuza abantu, baba mu gutuza bajya mu majyambere, uyu munsi bakaba ari no mu miyoborere. Iyo ni intambwe ishimishije imiryango mpuzamahanga igira iyo ari imiryango ikorera abaturage. Mu myaka 25 umuryango Trokea ukorera mu Rwanda umaze gukoresha miliyoni zisaga 75 z'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyari 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni umuryango uterwa inkunga n'abihaye Imana bo mu idini Gatolika bo mu gihugu cya Ireland. Kwizera John Patrick, Kigali.